Iyo umunsi w'abakundana ugeze cyangwa se mu rurimi rw'amahanga ibyo bita Saint Valentin iyo igeze abantu benshi bayitegereza nk'umunsi w'ibyishimo ndetse n'umunsi w'urukundo rwinshi. Ariko hari n'abandi cyane abasore bayitegereza nk'umunsi w'igitutu, ubwoba ndetse n'agahinda gakabije. Ese kuki umunsi wagombaga kwerekana urukundo arabuhindukira ukababera umutwaro? Tuganire ku kuri abantu benshi batavuga. Ukuri ku gitutu abasore n'abagabo bashyirwaho kuri Saint Valentin bitewe nuko aribo bagira impact ikomeye cyane cyangwa se contribution ikomeye cyane umusanzu mu rukundo. Bashobora bayikaza no kuri NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe niba ukunda inkuru nk'izi buke gukanda like ndetse na subscribe. Njye nitwa Sana, mureke twinjire. Reka tuganire ku gitutu abasore banyuramo. Gusa ariko mureke twifashisha urugero twiyumvemo umusore witwa Eric. Eric afite imyaka 25. Akora akazi gatoya gasanzwe ariko arakishakisha mu buzima, aracyabubaka fondasiyo yuko yakwiteza imbere. Gusa ariko Eric akaba afite umukobwa akunda cyane, umukobwa mwiza wiyubaha, kandi Eric ahora ashaka kumunezeza kuko kunezeza umukunzi ni itegeko ry'urukundo. Eric iyo Saint Valentin igiye kugera umunsi w'abakundanye, Eric atangira kubona post ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, Facebook, YouTube n'izindi zigiye zitandukanye. Abantu berekana impano zihenze, restaurant nziza zo gusohokeramo, amafoto y'abakundana bambaye imyenda myiza. Akenshi ugasanga abo bantu bambaye imyenda isa, ugasanga we n'umukunzi we cyangwa se n'abakunzi babo basanishije. Buri munsi agenda yumva umutima we urushaho kuremererwa, aho atangira kwibaza ati ese nge nzamuha iki? Amafaranga afite ntahagije. Atangira gutekereza gufata ideni. Si uko yifuza kwiyerekana, ahubwo nuko atinya no kugira ngo wakunda amutakarize icyizere. Abasore benshi bakora ikosa rimwe rikomeye, bagerageza kuba abo batari bo. Bafata amadeni, baguriza inshuti, bamara amafaranga yose bafite, bagura ibihenze, bagurira impano abakunzi babo mu buryo bukomeye. Kubera gusa ko batinya ko abakunzi babo babafata nk'abatagira urukundo, ni n'umunsi witiriwe umutagatifu Valentin bavuga ko yagiraga urukundo rwinshi cyane. Gusa ariko sibyo tuje kureba uyu munsi. Gusa nubwo abasore benshi biyemeza bagafata amadeni kugira ngo banezeze abakobwa bakunda, kujya banezeza abakunzi babo ndetse abakunzi babo batabatakariza icyizere, batabona nk'abantu batagira urukundo ahubwo bakabona mu bantu baha agaciro urukundo, si uko biba bimeze. Ariko ikibazo si uko aba ari amafaranga, ikibazo ni igitutu cya sosiyete. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga zituma abantu bumva ko urukundo rugaragazwa n'ibintu bihenze. Iyo utabikoze uba wumva uri hasi y'abandi bantu bose muri rusange. Izo navuze zikoresha amajwi n'amafoto ndetse n'amashusho, we n'urugero naguha nanone Instagram, Facebook, TikTok, X n'izindi zigiye zitandukanye n'ama Snapchat. Ibyo byose ibintu abantu bagikana indabo zihenze cyane, amabuke y'indabo, berekana impano abaho n'abakunzi, mu yipostinga ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibyo umukunzi we yamuguriye cyangwa se n'umukunzi we bari kumwe, berekana ibyo bavuye guhaha baguriranye, basohokeye ahantu baherekana. Ibyo byose nibyo bigenda bikinjira mu rubyiruko rwacu cyane abasore, bigatuma bagwa mu madeni ndetse no gutakaza amafaranga atari ngombwa hejuru y'icyo gitutu. Ingaruka z'icyo gitutu, hari abasore benshi bageze aho ubuzima bwabo buhinduka nabi kubera icyo gitutu. Hari abifata amadeni badashoboye kwishyura. Hari abatangiye kubesha abakunzi babo ngo bagaragare neza, nyamara usanga uko barimo gushaka kugaragara atari ko barimo kugaragara bya nyabyo. Hari n'abagera aho bumva ko ubuzima bw'urukundo ari umutwaro aho ko ibyishimo. Nawe tekereza kubaho mu rukundo uhorana ubwoba bwo kudatanga ibihagije, ubwoba bwo kudashimisha ukunda. Urwo ntiruba rukiri urukundo habe na gato, ruba rwahindutse irushanwa ndetse n'ubucuruzi. Urakazwe nuko atigeze guha iby'ubutunzi cyangwa se ibyo tuzi nk'iby'umubiri. Ntabwo ibyo bintu wabishyira mu rukundo ngo wumve ko ukiri mu rukundo, uba wagiye kuba mu bucuruzi. Niba umuntu ateganyije impano, uracyayiguhe ku buryo bwe bwite. Gusa nubwo ibyo byose bibaho, dusa nkaho twahereye ku rukundo rw'igitutu, ariko urukundo nyakuri rushobora kwibaza ngo rwo rusa gute.
uru rukundo nyakuri rwo ntabwo rwishingirira ku mpano. Urukundo nyakuri rushingira ku kumva no gushyigikirana. Umuntu ugukunda by'ukuri agukunda uko uri, agukunda mu bihe byiza no mu bihe bikomeye nk'ibyo. Saint Valentin si igena urukundo, ni umunsi umwe gusa mu mwaka, ariko urukundo nyakuri rubaho buri munsi. Ushobora kumvuga ko ibyo warageze ugiye kubisenya ku munsi umwe wa Saint Valentin kugira ngo unezeze umukobwa mukundana, ariko ukiyibagiza ko hagiye gushira andi mezi 12 kugira ngo iyo Saint Valentin izagere. None se uzongera ukora andi mezi 12 nabyo ubisipendinge, hanyuma ubukorera ideni bise nkaho nta kintu wigezaho? Tekereza icyo kintu. Dore ikintu abasore bakwiriye gukora ndetse no kwiga bagenzi banjye. Abasore bagomba kwiga kuvugisha ukuri. Niba udafite ubushobozi bwo kugura impano ihenze, ntugomba kubihisha. Cyangwa se umukunzi wanjye akwiye kumenya uko tubayeho nk'abasore. Kandi niba atabyumva, birashoboka ko atari umuntu ukwiriye kuri wowe, kugira ngo ubone umuntu ugukunda kuvuga ukuri. Ibinyoma ugira inshuti nyinshi, uzagire ukuri ubwire abantu bakuba hafi bake bemera ukuri. Birashoboka ko ari umuntu utagukwiriye niba atakumva. Urukundo rushingiye kuri ruraramba, ndetse kukuri rukubakira ku rutare. Urushingiye ku kwiyerekana rurangirana n'ibibazo, kuko ukiyerekana nabi birangira amanota yakuwemo, kandi gukurwamo amanota egare gufata abafite amanota menshi. Ese duzaba waravuze ko wubatse mu mezi 12 ariko ku munsi wa Saint Valentin bigasenyuka, n'ibyo uzaba uhuye nabyo ntibizagutera depression cyangwa se agahinda gakabije? Ariko nubwo bimeze bityo, reka mbwire na bashiki bacu b'igitsina gore bose mu rukundo uruhare rwabo. Reka tuvuge ukuri ku rundi ruhande. Urukundo mu nyumve bashiki banjye si inshingano z'abagabo gusa cyangwa se abahungu. Abagore nabo bagira amarangamutima, bagira ubushobozi bwo gutanga, ndetse bakagira n'ubushobozi bwo gushyigikira abo bakunda. Hari abagore benshi bafite umutima mwiza, harimo n'abari kunkurikira muri mwebwe mufite umutima mwiza benshi. Bashobora gutungura abakunzi babo impano nto ariko yuzuye urukundo. Iyo urukundo ruba rufite ubufatanye, rurushaho gukomera. Niba ubona ko umukunzi wawe nta mpano yaguhaye, ntitutekereza ko ari uko yanze guha agaciro urukundo, ahubwo se urabizi neza ko impano nini wifuzaga ari cyo cyari gikenewe cyane gusumba ibindi byo. Saint Valentin si umunsi wo kwiyerekana. Valentine Day ni umunsi wo kwibutsa uwo mukundana uko ari ingenzi mu buzima bwawe. Ibyo ntibisaba amafaranga menshi, ibiganiro byiza, gusangira umwanya, kwandikirana amagambo meza. Ibyo bishobora kugira agaciro karuta impano zihenze. Sinzi niba muri kubyumva neza. Hari couple cyangwa se couples nyinshi, amakouple benshi bishimira Saint Valentin mu buryo bworoshye. Hari abahitamo kugenda batembera gusa, hari abasangira ibyo kurya byoroheje, hari abahitamo kuganira ku nzozi zabo, kandi bagasanga bishimye cyane kurusha abasesagura amafaranga bavuye i Musanze, bavuye muri Nyagatare, bavuye he bakajya mu birometero bisaga 1000 kugira ngo bajye kugira. Ntuzigere wiyerekana uko utari kugira ngo ushimishe umuntu. Niba urukundo rusaba ko uhora wigora kurusha ubushobozi bwawe, birashoboka utari mu rukundo rwa nyarwo. Umuntu ukwiriye azagukunda uko uri, azagushyigikira mu rugendo rwawe rwo gushaka ejo hawe hazaza ndetse nahe muri rusange, kuko azaba ari umuntu wawe, ndetse azaba ari we mwasezeranye kuzagira ibyo mugeranaho muri kumwe. Ariko niba uzi ko uzi ari uko wamukoreye ibiherenze kandi bihenze, ndakeka ko utari mu rukundo rwa nyarwo, ahubwo uri mu bucuruzi bukomeye cyane. Uri gushora imari kandi ahantu utazigera wungukira ibintu bingana n'ibyo washoye, mu gihe utazaba ubizanyemo agaciro gakomeye ndetse no gushishoza. Ariko niba uzi ko umukunzi wawe yishima igihe utamuhaye ibyo bintu atabibonye, ndetse n'igihe yabibonye byose bikaba ari kimwe, uwo muntu ashobora kuba ari ukwiriye kuri wowe.
Saint Valentin iza rimwe mu mwaka mbibutse, ariko urukundo nyakuri rubaho buri munsi. Ntukemere ko umunsi umwe uguhindura ubutari. Hitamo urukundo ruguha amahoro, hitamo urukundo rugushyigikira, kandi wibuke umuntu ugukunda by'ukuri azagukunda mu bukire ndetse no mu bukene, azagukunda mu buryo uzaba ubabaye, azagukunda mu gihe udatekereza ko azaba akigukunda, kandi azagukunda mu gihe handi bantu bose bazaba bagutaye. Ariko mu gihe uzi ko urukundo ruzanamo ibintu by'ibiguzi, icyo gihe ikiguzi nikigushirana ikiranguzo, azajya aho bari gutanga isoko rya menshi. Ntabwo icyo gihe azaba kiremera isoko iwaze, imisoro izakubana myinshi kugira ngo uzabashe kongera gufungura. Niba wemera ko urukundo nyakuri rutarangwa n'amafaranga n'ibyo byose twavuze, sangiza abandi iyi nkuru, kandi ntiwibagirwe gukurikira iyi channel ya NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe, uzindi inkuru zivuga ku rukundo ndetse n'ubuzima. Njye nitwa Sana, iyi ni NB Zoom. Ciao ciao, hasta la vista.